ubundi gusenga ni ugukora uruhare rwacu. Amen. Iyo umuntu asenga urimo gukora ibikureba wowe nk'umuntu. Hanyuma rero ibisubizo ni uruhare rw'Imana. Biravuga ngo musabe muzahabwa, mu bishari wa pasiteri yasomye. Musabe muzagira gute? So uruhare rwacu, parti yacu, icyo tugomba gukora nk'abantu ni ugusaba. Ariko guhabwa, kwakira ibisubizo ntabwo ari uruhare rwacu. Ubu rero nimba murimo musenga ko murakora uruhare rwayo. Ko murakora iki? Uruhare rwayo. Kindi kandi iyo dusenga tuba turimo dukonekta n'Imana. Tuba turimo, urabona nk'ubu duhamagara umuntu uri muri Amerika ugakoresha telefone, ugahamagara umuntu uri muri Amerika, ugahamagara umuntu uri muri Congo, ugahamagara ku isi yose. Amasengesho ni yaduhuza n'Imana. Iyo dusenga tuba turimo dukonekta n'Imana, tuganira n'Imana kabavuga kuri telefone. Hanyuma kwiriza ubusa, kwiriza ubusa, kwisonzesha no kwidekonekta n'isi, no kwitandukanya n'isi. Cyangwa kirumvikana? Gusenga no kwihuza n'Imana, urimo guhuza kuganira n'Imana niyo terme wenda ngo gukoresha yumvikana. Urimo kuganira n'Imana. Nubwo utayibonesha amaso, nubwo wenda tumva ijwi ryayo mu gusubiza ibyo uvuze, ariko urimo uraganira n'Imana, urimo urakonekta n'Imana. Ni nko kuganira n'umuntu kuri telefone, ntumubone keretse wakoresheje video, ariko kumva ijwi ryiwe kandi kumva murasa naho muri kumwe mukanaseka. Murabona umuntu avugana n'umuntu agaseka kuri telefone, muzamuseka. Ni iki kiba cyabaye? Wa muntu muri kumwe, murimo muravugana nk'abicaranye nubwo ari kure cyane yaho utabonesha amaso. Natwe dusenga rero ni ukuri. Gusenga ni ukuvugana n'Imana nk'abicaranye. Hanyuma rero kwiriza ubusa nabyo murabizi, umubiri wavuye mu gitaka. Kandi ukunda ibiva mu gitaka. Ibiva mu gitaka ni iki? Ni ibitoki, ni amateke, ni kawunga n'ibindi n'ibindi. Iyo tubihaye umubiri uranezerwa ukishima. Buri muntu uhaze yarangiza agahita arakara ukabona afite imigwi mibi, uwo muntu usize ikibazo aba afite. Ariko abantu bahaze neza ikibaranga ni uguseka, kubera ko umubiri wabonye bizaba, wabonye ibikwiriye. Iyo turimo kwima rero umubiri wacu ibyo ushaka, ibyo wifuza, tuba turimo kuwudekonekta, tuwutandukanya n'isi, tuvuga ngo tandukanya n'isi. Kandi iby'isi ni iki? Isi yuzuye umubiri hari no kwifuza ni iki? N'ibintu byinshi. Umwe Yohana yavuze kwibona k'umubiri. So iyo dusenga rero tugashyiraho n'ikintu cyo kwiriza, ni ukuvuga ngo tuba twatandukanye n'isi, dusa nk'abavuye mu isi tukirimo, hanyuma tukaja mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi kandi iyo twiriza ubusa rero cyangwa dusenga, hari igihe abantu biriza ubusa ariko ugasanga ntibarimo basenga. Umuntu akiyicisha inzara ariko ntasenga. Mu gihe rero cyo gusenga hari ibintu bimwe na bimwe tugomba gukora, hari n'ibyo tutagomba gukora. Abantu benshi, hari ijambo Yesaya yigeze kuvuga mu gice cya 58, aravuga ngo gusenga nshaka si we ngo murasenga ngo ariko mugashaka kunezeza imibiri yanyu, mugashaka kunezeza irari ryanyu, ubuzima bwanyu. So hari igihe rero dusenga ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo twafashe umwanya wo gusenga. Twirije twafashe iminsi 40, ariko ukoze evaluation y'igihe wasenze wasanga kitarenza amasaha 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Ariko iyo dusenga tugomba gusenga nyine tukabishyira mu bikorwa. Yesu ashimwe cyane. Hari ibindi bintu tugomba kwirinda iyo turimo dusenga, cyane cyane nk'abantu bakunda filime, abantu bakunda televiziyo, abantu bakunda social media, telefone, nabyo ni ukubigabanya. Kuko tuba twiyimye ibyo kurya kubw'impamvu z'umwuka, kubw'impamvu
zo kugira ngo dukure mu gakiza, dukure mu mwuka. Ibidufasha gukura mu gakiza, Facebook ntayirimo, YouTube n'amafilme n'ibindi ntabirimo. Ubu ni ndabwiruziriko cyane. Iyo twiyirisha hari n'ibindi bintu tugomba kwiyiriza bitari ibyo kurya gusa, kuko kwiyiriza no kwiyima ibyo kurya. Ariko kandi hari ibindi bintu ushobora kwiyima ibyo kurya, ariko waje kuri WhatsApp no kuri YouTube ugasa nk'uwariye, kuko abantu benshi ntibibuka no kurya no mu buzima busanzwe kubera ko yarangariye telefone. So kugira ngo neza umenye ko wirije, hari ibindi ugomba gushira ku ruhande kugira ngo wikonsantre, niba muzumva neza, wiyegeranye ukora ikintu gitanga umusaruro. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu benshi maze kumva bafata ibihe byo kubana n'Imana, agakuraho telefone akabati telefone yishize ku ruhande kugira ngo mbanze nijire mu ijambo ry'Imana. Kuko icyo tugamije ni ikintu gukura mu gakiza, ni ukugira ngo ubusabane bwacu n'Imana bwaguke. Ariko hari ibintu bishobora kukurangaza ukabura umwanya wo gusabana n'Imana kubera ko warangariye ibindi bintu bitari bugufashe muri iyo nzira. Yesu ashimwe cyane. So ngo rero tugomba gukuramo ibyo bintu bya telefone, by'amateleviziyo, zo kuja ku ma WhatsApp cyane, tukareka kuja ku ma status n'amapost n'ibiki, kuko biraturangaza. Ugafata umwanya wo kwinjira mu ijambo ry'Imana, ugasoma Matayo, ugasoma Luka, ugasoma Yohana, Marko, inzandiko za Pawulo. Ibyo biragufasha ugakura neza mu gakiza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndimo ndavuga utuntu dutandukanye, ariko byose bifasha muri iyi gahunda y'amasengesho. Mu by'ukuri umuntu ashobora gufata gahunda yo gusenga ariko akarangiza amasengesho nta kintu na kimwe yumvise cyahindutse. Ariko niba umuntu afata urugendo rw'iminsi 40, iminsi 40 ni nyinshi kabisa. Iminsi 40 ni urugendo rurerure cyane, komeye. Ugomba rero kurangiza iminsi 40 hari ahantu wavuye, hari naho wageze. Amen. Nimba ugeze mu cyumweru cya gatanu wumva nta kantu karahinduka, ngo wumve ukunze Imana cyane kuruta uko wari ukunze utaratangira amasengesho, ngo wumve ukunze umurimo wayo, ukunze abantu, urababarira n'ibiki, ugomba gusubira mu masengesho ukavuga ngo se niki ko numva nta mpinduka zirimo kuba. Kuko amasengesho yo gusenga no kwiyiriza ubusa, hari ibintu akora imediatement, hari ibintu akora ako kanya, bidasaba kubanza gutegereza amezi menshi. Navuze rero ngo turavuga ku nyungu z'amasengesho, cyane cyane amasengesho arimo kwiyiriza ubusa. Ushobora kuba muzi ko atarasoma Bibiliya, arimo aratubwira ibintu byo mu mutwe gusa. Ndaza gusoma ibice byinshi mu miterere yaje. Ntabwo nkunda kubwiriza amagambo adafite aho ashingiye ku ijambo ry'Imana, kuko hari igihe rimwe na rimwe umuntu ahagarara hano agatangira kuvuga ibintu mu by'ukuri bitari biblique, bitari by'ijambo ry'Imana. Uyu munsi nabonye umuntu washize akantu kuri stati, wenda namwe mwarakabonye. Umuntu yarahagaze mu giterane cy'abantu benshi cyane. Sinzi wenda ijambo yazabwiriza nimba rijanye n'ico yari yasomye cyangwa ibintu yavuze niba bihuye n'icyanditswe. Aravuga ngo hari ubwoko ngo butatu bw'iki, ngo bw'amasosi, ngo bw'isosi, ubwoko butatu bw'isosi, umwita wese n'iryo rimwe. Donc ugasanga mu by'ukuri hari igihe tuvuga amagambo amwe atari mu ijambo ry'Imana. Niba arimo gutera urwenya, je sinzi gutera urwenya rero mu ijambo ry'Imana. Umuntu w'umugabo arahagaze, bagutumiye cyangwa se witumiye simbizi, warangiza ukabwiriza amasosi atatu, ubwoko butatu bw'amasosi. Ntabwo mbabwira ubwoko bw'amasosi uyu munsi, ndagira ngo mbabwire inyungu zo gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niba mushobora kwandika cyangwa mubifata mu mutwe cyangwa mubifata simbizi, ariko ndagira ngo byibuze utahana ibyo bintu. Ikintu cya mbere, gusenga no kwiyiriza biducisha bugufi, bituma duca bugufi. Nasanze aribyo pastor arimo kuvuga, guca bugufi.
gusenga no kwiyiriza ubusa biducisha bugufi cyane, bituma tworoha. Ubundi muri kamere y'umuntu ikintu cyo guca bugufi nta kibamo. Muri kamere zacu twavukanye mu nda za ba mama, mu nda z'ababyeyi bacu, mu muryango wanyu, mu bwoko bwanyu, ntabwo guca bugufi tubivukana. Buri muntu wese aba akeneye kugira ngo nawe wumve kuri igitangaza. N'umwana w'abanaka tukavuga n'imirana yacu ngo twebwe ntituba tumugirwamo. Twebwe iyo umuntu avuze iyo umuntu agutunze urutoki uzamuruza. Ntimurumva abantu bavuga ngo jewe umwana w'abanaka, twebwe abanaka ntituba tumugirwamo. So iyo rero umuntu asenga mu by'ukuri kandi akiriza ubusa, ikintu cya mbere kamere yo kwishira hejuru irashira. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Ezra igice cya 18. Nababwiye ngo ndasoma ibice byinshi. Ezra igice 18 umurongo wa 21, 8:21 cyangwa 21. Ezra igice 18 umurongo wa 21. Bibiri iravuga ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Amen. Ndasoma ku gace konyine. Maze Ezra ategekera ku mugezi ahava, abwira abantu ngo twicishe bugufi kugira ngo bagire gute? Ngo twirize ubusa kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Iyo umuntu asenga cyane cyane amasengesho yo kwiriza ubusa, yo kwisonzesha, ni ukuri ntabwo wasenga amasengesho yo kwiriza ubusa ngo nutangire kubyimba. Kandi hari kamere yo kwizamura inyohwa bitewe n'uko wasenze amasengesho yo kwiriza ubusa. Amen. Hari abantu buriye muri kamere zabo bagira ikintu gusa cy'umujinya, cy'uburakari butafite aho buvuye. Ukamusanga warakaye wuzuye kabisa, wazuye umuntu ukabona ntawe muturuka, yabyimbye. So iyo kamere kugira ngo ishire iranduke n'imizi, cyangwa wenda isinzire niba idashobora no gupfa, uzagerageze gufata amasengesho yo kwiriza ubusa. Amen. Abanyisirayeli bari bafite ikintu cyo kwishira hejuru, kumva ko ari ubwoko bwatoranijwe, kumva ko ari abantu b'Imana badakorwaho. Niyo barasengaga bagahaguruka bakabati twebwe turashima Imana ko twavutse turi Abanyisirayeli, turi bitangaza, turi ubwoko bw'Imana. Noneho kubera abo bari bigatuma bishira hejuru, kugeraho bumva ko ndagira ngo n'Imana igomba guca bugufi imbere yabo. Ariko igihe cyose bacaga bugufi bagasenga, bakirengagiza abo bari, Imana yumvaga gusenga kwabo. Ni nayo mpamvu rero Ezra yarabutaba abantu. Hari abo bivuga ngo n'ubwoko butarwa bw'ijosi, yavugaga Abanyisirayeli. Yavuga ngo reka ntegeke bano bantu twirize ubusa, duce bugufi, dusabe Imana. Amen. Usomye hepfo hari ijambo Ezra yavuze ngo maze ntegekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bato n'ibintu byacu byose. Amen. Kubera iki yari yategetse iryo jambo? Mwumve munsi impamvu zatumye ashaka kwicisha bugufi. Ngo kuko hari umuntu wageze. Kuko byagenze gute? Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare. Nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare. N'iz'abagendera ku mafarashi. Ngo badutabare ku babisha bacu. Bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. Yesu ashimwe cyane. Ezra agiye gukura ubwoko bw'Imana
muri kiriya gihugu bari barimo, bari bafite ikibazo kuko mu nzira abantu bagombaga guca batashi wabo hari abanzi babarwanya kandi babanza urunuka. Ariko kubera kwiyemera na confidence yari afite, aravuga ati mwami ntabwo dukeneye kuduheza abasirikare bo kuduherekeza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo arangize rya jambo yavuze asanga riramugoye. Yabwiye umwami ko adakeneye abasirikare kandi mu nzira hari ababisha. None biragenda gute? Ngo ategeka abantu kwicisha bugufi. Amen. Mureke twicishe bugufi ga ntabwo twamaze kwishira akagozi mu ijosi. Dushakisha Imana. Ngo yagize isoni. Yesu ashimwe cyane. Yagize isoni. Ibaze nawe kugira isoni zo gusaba abantu baguherekeza kandi urabakeneye. Ariko bati kubera ko twabwiye uyu mwami w'iki gihugu ngo Imana yacu igira amaboko akomeye. Amen. Nitumubwira rero ngo dukeneye abasirikare baduherekeze, turaba dusa n'abantu bivuguruje kuco twavuze. So mureke rero dusaba Imana, twicishe bugufi, dupfukame, twiyirize ubusa, tuvuge ngo Mana twakoze igitangaza, twanga gusaba abasirikare, none ga nawe ugomba kwigaragaza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubundi kwiyiriza ubusa ni ukubwira Imana ngo ko ndatinya gutungana uriya muntu, ariko nciye bugufi kugira ngo wewe niba umukoresha, niba ugira gute sinzi zicamo umuce kuri igitangaza umworoshe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Zaburi ya 35 umurongo wa 13. Zaburi 35 umurongo wa 13. Aravuga gute? Yes. Zaburi ya 35 umurongo wa 13. Aravuga ngo ariko jeweho arwageze. Yego. Ariko jeweho iyo barwaraga nambaraga ibigunira, kababarisha ubugingo bwanje, kwiriza ubusa, gasenga ncuritse umutwe mu gituza. Yes. Aho ngaho wenda ari ijambo ririmo yitwa submission, gucurika umutwe, kwicisha bugufi. Iri jambo rero Zaburi uyu mugabo Dawudi yanditse, yavuze ko iyo yahuraga n'ikibazo akarwara cyangwa se agahura n'ikibazo runaka, icyo yakoraga nta kindi kwari gufata umwanya wo gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Agaca bugufi akabati nubwo ndi umwami narwaye, nubwo ndi umwami nagize ikibazo runaka, so ndashaka kugira ngo Mana wowe wigaragaze muri iki kibazo cyacu. Amen. So kwiyiriza ubusa bituma duca bugufi, bigatuma dushakisha Imana cyane kurutaho kuruta umuntu wariye, umuntu uhaze. Biragoye ko umuntu wariye uhaze umaze iminsi 40 arya aca bugufi, ariko iyo umuntu amaze iminsi 40 yiyiriza ubusa, uwo muntu aba yaciye bugufi ruvandi, kandi hari ibintu bigomba guhinduka muri we. Cya kabiri, kwiyiriza ubusa gukora kuduhesha, sinzi mu Gifaransa, mu Kinyarwanda uko ndibuze kuryitira ijambo, kuduhesha favor muri situation. Favor ni mu Kinyarwanda? Ni amahirwe, igikundiro, amahirwe. Ubundi kuduhesha gutona, très bien. Ayo ni amagambo yose asobanura ijambo favor. Iyo umuntu yirije ubusa, ni ukuri hari favor, hari ubutoni Imana imushiraho, hari igikundiro Imana imushiraho, hari amahirwe, hari umugisha Imana imushiraho mu gihe runaka, muri situation runaka. Turebona mu ijambo ry'Imana. Reka mbahe ingero zibiri z'abantu babiri, umugabo witwa Nehemiya n'umukobwa witwa Esther, cyangwa se umudamu witwa Esther. Kadusome ijambo ry'Imana. Nehemiya igice cya 1 umurongo wa 4. Umuntu ubangutse azaza afasha gusoma kuko wenda birangora gusoma no kugira. Nehemiya igice cya 1 umurongo wa 4. Igice cya 1 umurongo wa 4. Bibiri iravuga ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye,
niyiriza ubusa nsengera imbere y'umwami nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza amasezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Yesu ashimwe cyane. Nishaka ndeke kuja kure. Ahangaha Nehemiya yari amaze kumva amakuru y'iwabo, nk'uko twumva amakuru yo muri Kongo, intambara zarabaye, imihana yarahiye, ibintu byaracitse. Nehemiya nawe yumva amakuru ko iwabo hasambutse. Arangije ngo ashaka kuja iwabo, ashaka gusubirayo, ariko icyo gihe yari afite igikorwa kitamwemerera kugenda uko ashaka. Ntabwo yari afite uburenganzira bwo kugenda nk'uko undi wese yogenda. Noneho ngo aravuga ngo ndakora iki ko ndafite uburyo bwo kugenda, ndafite uburenganzira, biragenda gute? Ngo yigira inama yo gusenga no kwiriza ubusa. Amen. Muzi ikintu yazasengera Imana ngo yoroshe umutima w'umwana. Kubera ko kugira ngo bamwemerere uburenganzira, umuntu wari ushinzwe protokole y'umwana, umuntu wari ukomeye mu gihugu, kugira ngo apfe kugenda gusa ntabwo byoroshe. Ariko aravuga ati nifata amasengesho, ahari muri aya masengesho yo kwiriza ubusa birakora ku mwana. Kandi mu by'ukuri Imana yarabikoze. Kuko Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe umwami amwitegereje areba mu maso aravuga ngo Nehemiya, ndabona utameze nk'uko usanzwe umeze, hari ikintu cyahindutse, ni ikihe kibazo ufite? Yesu ashimwe cyane. Nubwo kera ko amasengesho atumye agira favor yo kuba umwami ashobora kumubaza icyo ashaka atarakimubwira. Buriya yaravuze ati ningenda direct ngahita mubwira mwana ndashaka kuja gusana iwacu, none gameze uburenganzira. Yari kumubaza birebire kubera ko yagiye nka Nehemiya. Ariko aravuga ati reka nshakishe Imana, nindangiza ndayibwira ikibazo cyanje, iyo ikore ku mutima w'umwana. Yesu ashimwe cyane. Kandi umwami amuheza uburenganzira. Aravuga ngo niba ushaka, ndashaka uburenganzira, ngo ahita amwandikira urwandiko, amuheza abasirikare, amuha uburenganzira bw'umuntu uzamuhesha ibiti byo kubaka. Yesu ashimwe cyane. Uvuga ngo iyo twagize amahirwe tukegera Imana, Imana ikora ku mutima w'umuntu dushaka. Reka ntabwo urugero rwa kabiri, umuntu witwa Esteri. Amen. Umuntu witwa Esteri. Abisirayeli bari bagambaniwe, Abayuda baragambanirwa, baravuga ngo umugabo witwa Hamani ngiye kubakorera itsembatsemba bashire bibagirane mu isi. Ayo makuru murayazi, ntabwo ndi buyavuge yose. Esteri akaba umwamikazi, umugore w'umwami, amenya amakuru. Moridekayi yari umuzamu, ayo makuru ko ndavuga sirivora nca hejuru kuko murayazi. Noneho Moridekayi amubwiye ko hari inama yo kubishyira kubarangiza, twagambaniwe. None impamvu Imana yagushize ibwami ni ukugira ngo ugire gute? Uzatuvuganire, uzaturengere. Ariko nuramuka ucecetse ntugire icyo ukora, nta kizabuza Abayuda gutabara, ariko bivuye ahandi. Noneho Esther aravuga ati nubwo kandi umwamikazi sifite ubushobozi bwo gukemura ikibazo. Icya mbere, ntabwo nemerewe kuja ku mwami everyday, buri munsi. Hari iminsi nemerewe kuja kumusura, hari iminsi ntemerewe. So iyo ni imbogamizi ya mbere. Kandi ya minsi bashizeho ishobora kuzagera ntarabona uburenganzira bwo gusanga umwami. Murabyumva neza? Rero ndashaka kugira ngo mbasabe ikintu kimwe mwebwe nk'Abayuda, mugende mufate iminsi yo gusenga no kwiriza. Amen. Naje nzirengagiza itegeko ry'umwana. Amen. Mu yandi magambo, nubwo ndafite uburenganzira bwo kugenda uko nshatse kureba umwana, ariko igihe mwaseze mugapfukama, nzirengagiza itegeko, sinite kuri protokole n'ibintu byose bigenga umwami n'umwamikazi, nzirengagiza itegeko. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo arakomeye cyane. Ngo Abayuda baragenda biyiriza ubusa, barasenga. Ngo baragize ikintu gitangaje. Mureke dusome Esteri igice cya 5 umurongo wa 3
kugeza ku wa karindwi. Kandi mufashe umuntu uzi gusoma muheze microphone. 5 igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa karindwi. Umuntu uzi gusoma mu muhe fashe. Esteri igice cya 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa karindwi. Ubwo bamaze gusenga mureke mwumve ikintu cyabaye kwirengagiza itegeko ry'Umwana. Ese iyo dusenze koko hari favor, hari ubuto n'Imana idushiraho ku buryo ishobora gukora ikintu itari gukora, cyangwa se igakoresha umuntu ikintu atari gukora kubw'ubushake bwiwe. Ngaho dusomere pastor. Esteri igice cya 5 umurongo wa 3 gere ku wa karindwi. Nuko umwami aramubaza ati, umwami abaza nde? Uwo Esteri arimo kubaza, urashaka iki? urashaka iki? Nyuma y'arya masengesho yirengagije itegeko ry'umwami, none ngo aragenda aseruka imbere y'umwami. Agiseruka umwami niwe yamubwiye amagambo, urashaka iki mwamikazi Esteri? Ntabwo yavuze ngo urashaka iki wakagore we waje gukora iki hano, kandi yarafite ubwo burenganzira. Urashaka iki waje gukora iki hano? No, yabivuze muri sanse yuko Imana yamushizeho favor, yamushizeho ubutoni atarasangamo. Amen. Komeza. Cyangwa icyo usaba ni igiki? Urashaka iki? Urashaka kunsaba iki? I feel something special. Ndumva harimo ikintu kidasanzwe ukeneye. Esteri nta kintu aravuga. Muratekereza ko ari iki cyaza gipushinga cyarimo gisuku mu mwami kumubwira ngo nasabe ikintu vuba? Muratekereza ko ari ni favor ishingiye ku masengesho yo kwiriza. Amen. So iyo dusenga twirije ubusa ni ukuri hari igikundiro, hari ubuto n'Imana idushiraho. Komeza. Ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanje. Can you imagine? Umwana atangiye gutanga igihugu. Icyo ushaka cyose ndakiguha, keretse icyo udakeneye. Nushaka n'igice cy'igihugu ndagicamo kabiri, nkugaburiremo igice kimwe kibi cya Esteri. Wowe gusa mbwira icyo ukeneye mu kanwa kawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa aya masengesho nawe Imana ikumva icyo ukeneye, Imana ikumva icyifuzo cyawe. Niyo cyaba igice cy'igihugu ndakiguheza. Muzi impamvu? Imigani igice cya 21 umurongo wa mbere. Igice cya 21 mu Migani umurongo wa mbere. Icyaje gituma umwami avuga gutyo niki? Ngaho dusomere pastor Imigani 21 umurongo wa mbere. Umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uwiteka, awuganisha aho ashatse hose nk'uyobora amazi mu migende yayo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Buriya umutima w'umwami mu bintu bigoye kabaka wa Uganda, kandi ngo yararuta kabaka, kuko kabaka arareba agace gusa ka Uganda, ariko icyo gihe umwami yarareba almost isi yose, kuko icyo gihe ubuperesi ngira ngo nibwo bwari buyoboye icyo gihe, nk'uko tuvuga Etats-Unis, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma impamvu rero icyifuzo cya Esteri cyumvikanye nuko umutima w'umwami uba mu biganza by'Imana, kandi ngo azawuyobora uko ashaka, nk'uko umuntu ayobora amazi. Iwacu hari ibintu bakoraga iyo bahingaga nk'ahantu hatari amazi menshi, bakayoboza amazi kugira ngo ace mu murima anyure n'ahandi hantu hatari amazi. Abantu bazi guhinga ibyo barabizi cyane. So Imana rero ngo ifite ubushobozi bwo gufata umutima w'umwami ikawuyobora nk'uko umuntu ayobora umugende w'amazi. Mu yandi magambo, yowuyobesha ugacaho utagombaga guca. Bivuze iki? Iyo dusenze ushobora kuba udafite ubushobozi bwo kwegera umuntu ngo muganire mubona, ariko kubera isengesho wasenze Imana igakora ku mutima we ikawuyobora ibyo atazi, akazasanga ibi. Buriya umwami yazavugishwa Ahasuwerusi, yazavugishwa ibyo atazi. Esteri urashaka iki? Ukeneye iki? Umwami wemereye Nehemiya kumuheza uburenganzira, yazavugishwa kubera ko abantu bari basenze pastor. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe dusuzugura ibintu byari kudukiza abavandimwe. Ibintu dusuzugura nibyo bidufitiye agakiza. Amasengesho ayoboye isi, amasengesho ayoboye
isi yose. Umutima w'umugabo wawe, umutima w'umugore wawe, umutima w'umwana wawe uri mu maboko y'Uwiteka. Kandi Imana niba ishobora kuyobora umwami, urabona umugore wawe wayinanira cyangwa umugabo wawe cyangwa umufiyanse wawe, ubu hari abadafite abagore ariko bateganya gushaka. Umutima w'abantu, imitima y'abantu iri mu biganza by'Uwiteka, kandi izibiyobora uko ishaka, nk'uko umuntu ayobora imigende y'amazi. Haleluya. So niba hari umuntu wumva ushaka kubwira ikibazo cyawe, mbere yo kumubwira ikibazo, hari igihe twihutira kuvuga ndabara ndagowe mfite ikibazo. Kera message waza ngo ndakisoma n'ama message ngo namwandikiye ngo ndasupprima nimero ye, urayisupprima gute? Ndufite favor. Ariko banza ufate igihe cyo gusenga uvuga ngo Mana dore ngiye gusaba runaka, cyangwa ngiye kumubwira nidushaka tubikure muri sanse yo gusaba ifaranga, kuko Abanyafrika murabizi dukunda gusaba amafaranga cyane. Icyo ushaka cyose, icyo ukeneye, saba favor y'Imana kugira ngo wa muntu nimwicarana atangire kukubwira ngo ese urashaka iki hati, ungenereye iki, kuratinda kuvuga icyifuzo cyawe. Iyo umuntu afite favor y'Imana ni ukuri bakubaza icyo ukeneye utarakivuga. Amen. Haleluya. Hari ikintu ukeneye mu rugo rwawe, hari icyo ushaka, hari icyo urimo gusaba Imana, wagerageje inzira zose biranga, naje kukubwira ibanga ni rimwe. Fata igihe cyo gusenga. Niba Imana ifite imitima y'abantu kandi ziyobora uko ishaka, ikayinyuzaho itateganije kunyura, n'uriya muntu Imana ishobora kumukoresha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Cya gatatu ndabivuga nihuta wenda kugira ngo umwanya wampaye ndawurenza, kandi nibiba byinshi tuzakomezaho n'undi munsi ejo cyangwa ejo bundi. Impamvu ya gatatu dusenga, cyangwa se inyungu ya gatatu y'amasengesho yo kwiriza ubusa, ubu nabwo gusenga no kwiriza ubusa, bidufasha kumenya ubushake bw'Imana, God's will, ubushake bw'Imana. Buriya nimba hari ikintu kigoye kumenya ni ubushake bw'Imana. Kandi Bibiliya ivuga muri Yohana ngo kandi tuzi ko atwumva iyo dusenze kuko ashaka. Tuzi neza ko Imana itwumva iyo tuyisenze kuko igira gute ishaka. So uko Imana ishaka ni uko iri. Ni gute tumenye ubushake bw'Imana? Iyo dusenze kandi tukiriza ubusa, tumenye ubushake bw'Imana. Nta muntu ushobora kumenya ubushake bw'Imana ngo kubera ko ari mwene runaka, kubera ko atuye ahantu, kubera ko afite amafaranga. Ubushake bw'Imana tubumenye iyo twasenze kandi tukiriza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 2. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 12. Amini umurongo wa 2. Ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 2. Yes. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo bahamagariye gukora. Amen. Amen. Urumva iyo usomye ibyakozwe n'intumwa dusanga abigishwa ba Yesu bagiye bagera ahantu bakenera abantu cyangwa se abakozi, ariko bikagora kugira ngo bamenye uwo bagomba gufata. Ubu bisigaye byaroroshe, ni ukumekinga ashobora gusa ko hariho bene wanyawo hafi, cyangwa se abantu bafitanye amasano, cyangwa se iki sometimes afite agafaranga ukinjirira aho ngaho. Ariko mu isezerano rya kera, mu itorero rya mbere barasengaga bakabaza Imana. Amen. Imana igatora abantu. Kuntu batoye uwitwa Matiyasi kugira ngo asimbure Yuda, byaciye mu masengesho. Amen. Hatoye abantu benshi kugira ngo batore abadiyakoni ba mbere bariya ba Stefano. Batoye abantu bagera kuri 7. Barabati mureke dusenge turebe abantu buzuye Umwuka Wera. Uko niko batoraga abantu. Kumenya ubushake bw'Imana bisaba ko dusenga tugafata umwanya wo gusenga. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ubushake bw'Imana. Donc iyo dusenga twirije ubusa, dutandukanya ubushake bwacu, ibyifuzo byacu nk'abantu n'ubushake bw'Imana.
ubushake bwacu busumeta ku bushake bw'Imana buja munsi, noneho Imana akaba ari ikora, twebwe tugakurikira icyo Imana ivuze. Yesu ashimwe cyane. Icyakane, inyungu ya kane, gusenga no kwiriza ubusa cyangwa se kwiriza ubusa, amasengesho yo kwiriza ubusa aduha imbaraga hejuru y'abadayimoni. Amen. Gusenga no kwiriza ubusa biduhesha imbaraga zo gutegeka abadayimoni. Buriya nimba hari ikintu kigoye gusengera abadayimoni, ariko kandi nimba hari ikintu coroshe gusengera n'abadayimoni. Izo experience wenda ku bantu basengeye abarwayi bafite ibibazo by'imyuka mibi, murabizi ubushake bw'Imana, kumenya ubushake bw'Imana, to discern God's will, kumenya ubushake bw'Imana. Icyakane narivuze ngo amasengesho kwiriza ubusa aduhesha imbaraga hejuru y'abadayimoni cyangwa se hejuru y'ibihome by'abadayimoni. Narivuze ko amasengesho, gusengera umurwayi, iwacu baravuga ngo umurwayi w'amapepo, biroroha kandi biranagora. Yesu yatanze formule. Umunsi umwe umuntu yararwajije umwana, amuzanira abigishwa ba Yesu, bati mumusengere umwana arwara igicuri, epilepsy, ararwara kikamukubita hasi, akagira gutera imwe, agwa mu mazi, ubundi agwahe, dufite ubwoba ko ashobora kuzapfa, none ga mudufashe mu musengere. Ubona umubyeyi urimo kubwira abigishwa ba Yesu, baratangiye barasenga bavuze mu ndimi, bakora uko bashoboye kose, ariko ngo umwana ntiyagira. Siko birivuga, birabananira completely, barananirwa pe. Noneho Yesu ngo yari ku musozi, noneho ngo amanutse, umugore ati mwigisha, nazaniye uyu mwana wanje abigishwa abantu bananiwe, baje bavuga ngo gukarakara, bakarakaye biranga. Yesu ngo acaha daimoni wari muri uwo mwana ahita akira. Amen. Daimoni arahunga ako kanya, ntabwo byasabye formule cyangwa se nta bintu z'ubukorikori yakoze, yaramucashe. Amen. None ngo aragize, bamaze kuva imbere ya nyina w'umwana, ngo abigishwa baramwegera bose, master, ibi bintu biti ko twebwe twagerageje ko dushoboye kose, wowe ni gute wabikoze ko twabonye ko mu buryo bworoheje. Yesu arababwira, dusomere muri Marko igice cya 9:21. Marko igice cya 9:21, kumva uko byagenze. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Aramusubiza ati yafashwe akiri umwana, kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora tugirire imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba bishobora, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka, acaha daimoni ati yewe daimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo tukamugarukemo ukundi. Arataka, aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa, arahagarara. Amen. Urakoze. Reka tujye muri Matayo. Iyi nkuru nari mvuze ntabwo ijanye n'iki isomo twasomye. 29 muri cyo style. Okay. Umanuka kuri 29 twumve. Arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Naho nashakaga. Bene uyu mudayimoni nta kugwamo n'ikindi keretse gusenga, apana gusenga gusa no kwiyiriza ubusa. Abantu benshi niba mushaka gusengera indwara, mugasengera abafite indwara, hari igihe ngo Mana muduhe impano ibiki, ariko ari formule dushobora gukoresha bikoro, utiriwe unasaba ngo Imana ibiki n'ibiki, gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen.
buri hari abadayimoni bamwe iyo babona ukuntu wihanganira inzara badashobora kwihangana ngo bakugumemo cyangwa ngo bagume mu nda. Ubundi umuntu ashoboye gutegeka inda yiwe ukayibwira ngo uzamara iminsi 40 utarya, biroroshe kubwira dayimoni ngo sohoka mu nda, kubera ko hari abantu bazi ko bidashoboka ko umuntu yakwirirwa atariye. Hari umusore umwe tubana ahantu, hari igihe rimwe na rimwe iyo Imana yatugiriye neza wiyiriza kandi uri mu kazi, ibibazo si ibisanzwe kwiyiriza ugakora n'akazi kandi uri muri mutu cyagira ikintu gipfa. N'abagabo ngo njiwe ngo sinashobora ngo kwiyiriza ngo ndi mu kazi. None se uramutse ugize nk'ibyago ukaba ahantu utabona ibyo kurya, se ntiwamara n'icyumweru utarya? Birashoboka cyane. Amen. Ariko muri mbabwire hari abadayimoni bamwe badashobora gupfa mu gihe utarafata umwanzuro wo kwiyiza, usenge kandi wiyiriza ubusa. Amen. Hari igihe rimwe na rimwe tubisuzugura kandi tukumva ko ari iby'abantu badafite icyo gukora. No, umuntu w'imwe ibyo kurya abifite, ufite stoke, ufite amafaranga, woca muri restaurant kandi wirije, ugomba kwiyiriza apana gufurota. Abantu biyiriza ariko ugasanga n'ubundi bagenza uko bigenza kandi bakavuga ngo wirije. Kera bawishe kiriga iyo kwiyiriza. Nimba wirije ni ukwiyiriza, keretse ku muntu ufite nyine complication zo mu nda, ubwo twumvira ngo aze gupfira mu rusengero. Ariko niba ari ukwiyiriza no kwiyiriza. Ikindi kandi hari igihe tuvuga ngo umurwayi ngo habonetse umugore w'amapepo none ngo twinjire amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ntabwo ari Yesu yavuze. Ntabwo yavuze ngo nimubona umurwayi mwiyiriza ubusa kugira ngo musengere. No, yavuze ko abantu basengera umurwayi w'indwara z'amapepo, reka byite gutyo, ni abantu bagira ubuzima bwo gusenga no kwiyiriza. Amen. Ntabwo ari ukuvuga ngo twabonye umurwayi ngo none ngo ijambo ryawe yaravuze ngo bene ngo ntakugwamo n'ikindi ngo ntabwo bisaba ko wiriza. Ugira ngo Yesu yabanje kwiriza kugira ngo acabe dayimoni? No. Ariko kubera ko yarabayeho ubuzima bwiriza, ubuzima busenga kandi yiriza ubusa, byaramworoheraga no gucaha dayimoni. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tugomba kwitoza. Ubundi kwiriza ni discipline umukristo wese agomba kwitoza. Bigomba kuba discipline ubuzima. Kuko kurya ujye mu gitondo na nimugoroba, niko ugomba no kumenya ko ugomba kwiriza sometimes, rimwe na rimwe. Titwirizaga iminsi yose. Ariko kandi kwiyima ibyo kurya umunsi umwe, 2, 3, just for this, ushaka guhura n'Imana, ushaka kugira ngo ukure mu mwuka, ugire imbaraga, ni ukuri birashoboka. Amen. Birashoboka cyane. Muzitoze mukiri batoya, muzitoze mugikeneye kurya cyane. Ntimuzamwiriza ubusa ngo mudatakaza figa, mudatakaza size, ntimubikora. Umusore nawe waje kutarya cyangwa abasore ngo I don't want to lose figure. Ndashaka gutakaza figa. Murashaka kugumana figa mutarimo musenga, wasenze basi figa igakomerezaho, ukageninga figa yawe, ukageninga n'imbaraga zo mu mwuka. Nibande biriza kugira ngo bananuke, muzaza mwiriza kugira ngo mubyibuhe. Umubiri unanuka kuko ariko kandi yes, ariko kandi tugire gute, tunakire n'iby'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Bene uyu mudayimoni nta kindi kimukuramo uretse amasengesho no kwiyiriza ubusa. Amen. Iyo ni inyungu ya kane tubona mu masengesho yo kwiyiriza ubusa. Sinzi niba nkomeza, ndabona iminota isa n'irangiye kandi turacari kumwe, ariko ndagira ngo hari hasigaye ibintu bigera kuri 3 ngira ngo nateguye mbirangize. Icya gatanu ni kiravuga ngo iyo ushaka kwinjira mu bindi bihe bya ministeri, reka ntangurugero rufatika we. Hano muri Elimu mufite iyerekwa, mufite uko mushaka kuba mu myaka 5, 6, 10 iri imbere, hari no mushaka kugeraho. So
So iyo rero hari ikintu mushaka mwumva guhindura, mwumva ari urwego mushaka kugeramo, bisaba amasengesho. Amen. Bisaba amasengesho, ariko amasengesho arimo kwiyiriza ubusa nk'uko mwabikoze. Kwiyiriza ubusa bidutegura gukorera mu rundi rwego ministere zacu, imihamagaro yacu, imirimo yacu dukora. Nidushaka tubikure muri ministere y'ijambo ry'Imana. Niba ushaka gukora projet runaka, umushinga runaka, ushaka umucuruzi, ushaka kuba umunyeshuri, ushaka gutegura ubukwe, biba byiza ubanje gufata igihe cyo kwiyiriza ubusa. Iyo uri umukristo wizera Imana. Amen. Hari uko ugenda uzamuka mu ntera, uko ugenda utera imbere mu murimo, muri business, ni kuhura n'ibikurwanya nabyo biri mu rundi rwego. So aho rero bisabye kugira ngo usenge amasengesho atari iya buri jo, mugani w'abaganga, amasengesho asanzwe. Hano twasomye mu byakozwe n'intumwa, mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 2 n'uwa 3, havuze igihe umwuka wari yavuze ngo barobanure Baranaba na Sawuli. Dusomere twumve iyo mirongo uko ari ibiri. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Baranaba na Sawuli bakorere umurimo bahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Amen. Urumva ko bari bafite igitekerezo cyo kwaguka kugira ngo babone abantu baje kuvuga ubutumwa handi hantu, ariko ngo bakirimo basenga, baravuga umwuka wenyine aravuga ngo mundoranirize Baranaba na Sawuli. Amen. Hanyuma ngo bamaze kubatora barabarambikaho ibiganza barabohereza. Yesu ashimwe cyane. Natwe rero hari igihe tugeraho tukumva dukeneye abantu mu murimo, hari igihe tugeraho tukumva dukeneye abantu badufasha muri domaine runaka. Bisaba gusenga, amasengesho kwiyiriza ubusa. Amen. Mose mbere yuko atangira umurimo nawe yafashe igihe cyo kwiyiriza iminsi 20. Mose yasenze iminsi 20 agiye gutangira minisiteri Imana yari yamuhaye yo gucungura ubwoko bwawe. Yesu Kristo agiye gutangira minisiteri mu gice cya 4 cya Matayo, yafashe iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atama. Eliya kubera urugendo yari afite rurerure, yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya. So natwe rero muri aya masengesho y'iminsi 40, ndagira ngo Imana ibahe ikindi cyerekezo kandi bageze ku rundi rwego rw'iyi minisiteri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Cya gatandatu bikawenda ntambuke nari kuvuga byinshi hano. Ubundi gusenga, kwiriza ubusa ntabwo bikora gusa ku mwuka, bizana gukira. Inyungu ya gatandatu ni ugukira. Fasting can bring healing. Bamwe muri twebwe hano mufite ibibazo byo gusenga ngo Imana ibakize. Hari abarwayi ndabizi neza, cyangwa se hari abarwaje. Amasengesho yo kwiriza ubusa kuko twabibonye ari haruguru, niyo yaba ari umurwayi w'amapepe, umurwayi ufite ikibazo, aya masengesho afite imbaraga. So amasengesho rero afite imbaraga zo gukiza umuntu. Reka garuke mu buryo bwa siyansi. Narimo ntegurira ijambo, nshaka kumenya icyo siyansi ivuga ku bintu bijanye no kwiyiriza, inyungu zo kwiyiriza. Utarimo usenga, utarimo ushaka ubusabane bwawe n'Imana, sanga abascientifique, abaganga cyangwa se abantu ba siyansi batemera n'Imana bavuga ko hari ibintu 8 amafungo ashobora gukora mu muntu byiza. Inyungu 8 zo kwiyiriza ku muntu utarimo asenga, utageze gute. Inyungu ya mbere bavuze ngo gusenga kwiyiriza ubusa, kwisonzesha, ngo bigabanya isukari mu mubiri.
abantu benshi bafite ibibazo by'isukari hano kutwobaza ntitwobora nka batatu cyangwa bangahe bafite ikibazo cy'isukari abasiyantifiki ubushakashatsi bwakozwe n'abantu batemera Imana. Abasiyantifiki bavuze ko kwiriza ubusa bigabanya isukari mu mubiri cyangwa se bitanga controle y'isukari mu mubiri. Iyo umuntu yirije ubusa buriya muzo ko ibyo zose turya zose zirimo akadozi k'isukari biba mu isukari. Murabizi bari mubizi hafi ya byose. Ni ukuvuga ko urya cyane kurongera isukari. ariko ufashe igihe cyo kwiriza ubusa Kwiyiriza ubusa bigabanya isukari. Ubundi ubushakashatsi buriho buvuga ko abantu bapfa ku bwinshi si abishwe n'inzara ahubwo ni abicwa no kurya. Ariko bakurya nabi, tutavuga kurya ngo mugende muhagarike mutazapfa. Abantu benshi bapfa ku isi ni abarya ibyo kurya byonona umubiri, byica umubiri, byuzuye ibinure, byuzuye amavuta, byuzuye isukari, wowe ugakomeza ugafomagira ngo kuramaho nawe kuriyica wenyine. So ubushakashatsi bukavuga ngo abantu benshi bapfa kuri none ntabwo ari abiyirizwa cyangwa se si ababuze ibyo kurya ahubwo ni abarya byinshi bibi, ni abicwa n'ibyo bariye. So mutangire mugabane kuba impamvu z'umutekano w'umubiri turetse n'umwuka mugabane ibyo kurya. Bavuga ko bishobora kugabanya isukari mu mubiri. Iyo ni inyungu ya mbere. Abo ni abasiyantifiki. Inyungu ya kabiri ngo kwiyiriza ubusa bituma umuntu atakaza ibiro. Gutakaza ibiro abenshi bavuga ko ari ikibazo. Uko uhuye n'umuntu ukabona yarananutse wese ngo wese ngo tukijye muri ikihe kibazo bakaba kugira n'imvugo ukabona gatwe gano no buduhoje hano bazamagira ngo tutsotuke. Ariko kuriya dufite ubuzima buruta ubw'abari benshi babyibushye cyane. Uzamurya neza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibiro muri hatanu ari byiza iyo byiyongera ku muvuduko mwinshi. Ubundi ibiro bigomba kujyana n'uburebure bw'umuntu n'imyaka y'umuntu. So iyo rero utabikontore ngo bimetrise rero ugasanga ugize ibiro byose uburebure bwawe ntabwo nija muri siyanse cyane utagira ngo wenda nawe ndi gutunga agatoki biba bibi cyane. Hari icyo bita obesite iriya mu bazungu umuntu abyibuha agatakaza ishusho ntumenye nimba ari umuntu meze nk'igipsisi kiri aho ngaho wenda muzo mubona ku mateleviziyo. Biriye nibyo bibi kuruta kubona umuntu umeze nk'uko kwaje cyangwa musubari. Yesu ashimwe cyane. So gutakaza ibiro ibi ni ibintu siyansi provinga ko iyo umuntu yirije ubusa akareka kurya hari ibiro bitakaye, kandi ibiro bitakaye ubuzima buragaruka. Ntimushake kuba banini cyane ngo mubyibuhe cyane ntabwo ari byiza. Mumenteninge figa wa mugende wa musore. Icya gatatu bavuze ko kwiriza ubusa ngo bikingira kanseri. Kwiriza ubusa fast bikingira kanseri mu mubiri. Ntabwo nira muri siyansi, ntabwo ndi umuganga, nta nubwo nakoze ubushakashatsi bwimbitse, narebye gusa liste y'ibintu amafungo afasha abantu bavuze ko bikingira na kanseri. Niba rero abantu badashobora kwiriza kubera impamvu z'umwuka tugomba no kwiriza rimwe na rimwe tukagira idisipline. Kubera iki stili bya biryo turya birimo ubumara, harimo chemicals iyo zigiye mu mubiri zirema kanseri n'ibindi birwara byinshi. So tubashe kwiriza ubusa tukanarya n'ibiryo byiza bitarimo amasukari menshi, bitarimo ibinure, bitarimo ibiki, hari indwara nyinshi twakwirinda. Icya kane ngo bifasha umutima. Kwiriza ubusa bituma umutima ufunctiona neza. Sifite proof, sinzi uko bikora. Bavuga ko bifasha mu mikorere y'umutima kwiriza ubusa. Izo ni inyungu za siyansi gusa mpaye mvuga ndabuze izisana. Icya gatanu bavuze ngo birwanya inflammation. Inflammation ni iki? Ibibyimba. Buriya hari ibibyimba bimwe na bimwe bishobora gukurwamo n'ikintu cyitwa kwiriza ubusa. Batakubaze, batakukora izindi operasiyo, abaganga barabipuruvinga. Iyo ni inyungu ya gatanu. Iya gatandatu ngo bifasha brain boosting function. Ubwenge brain ni iki? Ubwonko bukora neza.
niyo ubwonko bwawe butagikora neza muri iyi minsi 40 ndizera ko buzaje ku murongo, kuko ni inyungu rwose abasiyantifike bavuga. Icya karindwi ngo bituma bifasha extend longevity, bituma umuntu ngo abaho cyane aramba. Longevity ni ibintu ubushakashatsi nazo nsoma kuri internet bavuga ko n'8 ngo bifasha imikurire y'amahormone n'imisemburo kubera kwiyiriza ubusa. Zo ni inyungu ziri scientifique zitari zo mu ijambo ry'Imana. Hanyuma rero icyanyuma we nasoza muri biriya bintu navuze cya karindwi, biduhesha kumenya ko turi kumwe n'Imana. Mu Cyongereza bavuze ngo bituma tugira great awareness of God's presence, bituma tubasha kumva turi kumwe n'Imana. Buriya iyo umuntu asenga yirije ubusa wumva Imana ikuri hafi cyane kuruta iyo wasenze wari. Uzarebe kenshi iyo twahaze biragoye kugira ngo usenge amasaha menshi, kuko uhita utangira kumva ushaka kuryama, ugatangira kwayuka, ugatangira kumva udutotsi turaje. Nubwo bamwe bagira ibitotsi biyirije, ariko kandi niyo unasinziriye wiyirije hari ukuntu nyine wumva ibitotsi bimeze neza kuruta umuntu wahiye akaryama. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bituma twumva Imana iri hafi cyane. Reka dusome Yesaya igice cya 58 ndi kumusozo kuko amasaha bamaye yashize. Yesaya igice cya 58 umurongo w'8 kugeza ku 9. Ese koko kwiriza ubusa bishobora gutuma twumva Imana ituri hafi? Ngaho dusome Yesaya 58 umurongo wa 8. Muce. Maze rero umuco wawe uzahera ko utambika nk'umuseke, ubukire bwawe buzatona vuba, gukiranuka kwawe kuzakuja imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze n'ubutabaza Uwiteka azagutabara, n'utaka azavuga ati ndi hano. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ubundi kino gice cya 58 kivuga hejuru yo kwiyiriza, uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka. Noneho je navuze kuri iki twavuze cyo kumva ko Imana ikuri hafi. Nyuma y'ibyo byose Yesaya aravuga ngo tumaze kwiyiriza no gukora ibyo ijambo ry'Imana ridusaba, ngo maze rero umuco wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzajya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Umurongo w'9, maze n'utabaza. Ubwo watabaje n'indono wirije agasenga, nutabaza Uwiteka azagutabara, kandi nutaka nguzumva avuga ati, azavuga gute? Ndi hano. Ibyo rero biba ku muntu washatse Imana mu gusenga no kwiyiriza ubusa. Yesu ashimwe cyane. Ni ahandi usenga ukaza wumva Imana ikakubwira ngo nubwo uri muri iki kibazo ariko ndi hano, ndahari, turi kumwe. Amen. Amen. Muzi ko hari igihe umuntu atabaza ukumva rwose Imana ntihari, rwose ugasenga ukumva Imana siho iri mu bene w'abarundi, siho iri, yagira ahandi hantu. Ariko Bibiliya yavuze ngo nutabaza, nutaka, nkumva umwana wanjye aratatse, kuko umubyeyi adashobora kumva umwana atatse ngo akomeze yiryamire, ngo uzumva ngubwiye bukeya ngo ndi hano, ndi hafi yawe. Amen. Bavandimwe, aya niyo magambo numvaga Imana yashyize ku mutima kubasangiza. Niba utakundaga gusenga wirije ubusa, tangira ubikunde kuko birimo inyungu. Amen. Birimo inyungu zizagufasha muri ubu buzima ndetse n'ubundi buzima buri imbere. Ntiducogore inzara uko muko irimo kukurya, menya ko hari inyungu zitagaragara. Twe dukunda ibintu biri cash, ugakenera ngo niba usengera amafaranga ejo wamuyabona, sometimes hari igihe bisaba igihe. Niba ufite icyifuzo hari igihe bisaba igihe, ariko ntucike intege, komeza usenge. Hari inyungu ziri mu gusenga, cyane cyane iyo dusenze twiyiriza ubusa. Imana ibahe umugisha. Amen.